Rwanda rwanyuze mu rugendo rutoroshye rwo kwiyubaka nyuma y'ibihe bikomeye bya Genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Mu minsi 100 gusa igihugu cyari cyuje ubuzima, cyahindutse amarira n'imiborogo, abaturanyi baricanaga, imiryango iratatana, amarira n'amaraso byuzura mu mihanda, mu nsengero, mu mashuri no mu ngo z'abaturage. Habera ibikorwa by'ubugome bitazibagirana, abasaga miliyoni imwe barishwe, abandi miliyoni barahunga, igihugu cyose cyasigaye nk'aho ubuzima bwari bwaragihunze. Ariko mu mateka y'u Rwanda hari ikintu gitangaje cyabaye. Mu gihe isi yose yatekerezaga ko igihugu kitazongera kubaho, abanyarwanda bahisemo kutaguma mu mwijima, mu matongo, batangira urugendo rudasanzwe, urugendo rwo kubabariraho kwihorera, kubakaho gusenya, kubiba urukundo aho kubiba urwango. Mu myaka 30 gusa igihugu cyari cyarahindutse ivu, cyongeye kubaka umusingi w'icyizere, gihinduka kimwe mu bihugu bihagaze neza muri Afurika. Ariko se ibyo byose byashobotse bite? Ku itariki 19 Nyakanga 1994, ubwo Genocide yakorewe abatutsi yahagarikwaga, u Rwanda ntabwo rwari ruhari nk'igihugu gifite ubuzima, ahubwo rwari rwuzuye amarira n'agahinda. Imirambo yari iryamye mu mihanda, mu nsengero no mu migezi, mu gihe abasaga miliyoni bari bamaze kwicwa n'abandi banyanyagiye mu bihugu bitandukanye. Isanduku ya leta yari irimo ubusa, nta faranga na busa, nta nzego z'ubuyobozi, nta polisi, nta nkiko, kuko abakozi benshi ba leta bari barishwe, abandi barahunze bakoze Genocide. Amashanyarazi n'amazi byari inzozi, ndetse n'ubukungu bwari bwaraguye ku kigero cya 50%. Mu mezi 3 gusa igihugu cyasaga nk'icyasibwe ku ikarita y'isi, maze amahanga menshi avuga ko u Rwanda rutazongera kubaho nk'igihugu cyigenga. Icyo gihe umunsi wa 0 wari utangiye, aho abasigaye bari bafite ihungabana ridashira, ariko bafite urukundo, inshingano zo kubaka igihugu gishya. U Rwanda rwahuye n'ikibazo isi yose naniwe gukemura mu kwishakira igisubizo. Mu mwaka wa 2002 u Rwanda rwashyizeho uburyo bw'inkiko gacaca bwubakiye ku muco nyarwanda wo gukemura ibibazo mu nteko z'abaturage. Ubutabera nabwo bwari bugamije gufunga gusa, ahubwo bwari bugamije kugarura ukuri ku byabaye, kugira ngo abishwe bashyingurwe mu cyubahiro, n'abakoze ibyaha babona amahirwe yo gusaba imbabazi. Gacaca abaye urubuga rwo gukira ibikomere, aho uwarokotse n'uwishe bicaye imbere y'abaturage bagahana imbabazi. Mu myaka 10 gusa gacaca yamaze yaciye imanza zisaga 1,900,000, ikintu kitigeze kibaho mu mateka y'ubutabera ku isi yose. Ubu buryo bwabaye umusingi ukomeye w'ubumwe bw'abanyarwanda, kuko bwakuyeho inzika yo kuzatuma igihugu gisubira mu ntambara z'urudaca, maze u Rwanda rukazo ubutabera bwubaka aho kurimbura. U Rwanda rwinjiye mu rugendo rwo gusiba amacakubiri mu ntekerezo z'abaturage binyuze muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Hashyizweho komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge yigisha abaturage ko ubunyarwanda aribwo bukwiye kuza imbere y'ikindi kintu cyose cyabatandukanya. Gahunda z'itorero ry'igihugu n'ingando zafashije urubyiruko n'abakuze kongera kwiga indangagaciro z'ubutwari, kwihangana no kugira urukundo igihugu byari byarasenywe n'ingengabitekerezo ya Genocide. Imidugudu y'ubumwe yashyizweho hirya no hino, aho abakoze Genocide n'abarokotse Genocide yakorewe abatutsi baturanye, bafatanya guhinga no korozanya, bigaragaza ko kubabarira bishoboka nubwo byasaga nk'ibidashoboka. Iyi gahunda yatumye u Rwanda ruba igihugu gifite umutekano usesuye, high security, kuko ubumwe bw'abaturage bwabaye urukuta rurinda amacakubiri n'ubushotoranyi bw'abanyarwanda. U Rwanda rwahisemo inzira yo kutishingikiriza ku nkunga gusa, ahubwo rukoresha gahunda zishingiye ku muco, homegrown solution, kugira ngo ruteze imbere abaturage. Gahunda ya Girinka yoroje imiryango itishoboye isaga 400,000, bituma imirire mibi icika, kandi ifumbire yongera umusaruro w'ubuhinzi mu buryo bw'igitangaza. Umuganda ngaruka kwezi wabaye itandukaniro, uhuza abanyarwanda mu bikorwa byo kwiyubakira amashuri, amavuriro n'isuku. Ibyo bisindagiza miliyoni z'amadolari leta yari gukoresha. Mu myaka 20 gusa abaturage bavuye mu bukene bukabije, naho icyizere cyo kubaho life expectancy kiva ku myaka 28 mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 kijya ku myaka 69. Uburezi kuri bose bwatumye umubare w'abazi gusoma no kwandika ugera kuri 75%, bituma urubyiruko ruba imbaraga z'ejo hazaza mu ikoranabuhanga n'ubucuruzi. Kigali, umurwa mukuru w'u Rwanda, wahindutse umujyi uratwa na buri wese, urangwa n'isuku, gahunda n'ikoranabuhanga,
mu myaka 30 gusa u Rwanda rwabaye igihugu cya kabiri muri Afurika nyuma ya Mauritius mu koroshya ishoramari, ease of doing business, bituma ibigo mpuzamahanga byinjira mu gihugu. Hashyizweho gahunda ya MICE, Meeting Initiative Conference and Exhibition, yatumye u Rwanda ruba ihuriro ry'inama mpuzamahanga zikomeye nka Commonwealth, CHOGM n'izindi. Iterambere ry'imihanda n'indege Rwanda byafunguriye u Rwanda amayira ku isi yose, bituma ubukerarugendo bushingiye ku ngagi n'ubwiza nyaburanga buba ishingiro ry'ubukungu. Kigali uyu munsi ntabwo ikiri umurwa uri mu mwijima nko mu mwaka w'1994, ahubwo ni umujyi uteye amatsiko isi yose. Iterambere ry'u Rwanda rirerekana ko igihe cyose hari ubuyobozi bufite icyerekezo n'abaturage bunze ubumwe nta gishobora kubananira, kandi ko ababiri bajya inama baruta umunani barasana. U Rwanda rwigishije isi yose ko ubwiyunge ari amahitamwo, atari igitangaza kiba ubwacyo, kandi ko ubutabera bugomba kubakaho gusenya. U Rwanda rwerekana ko agaciro atari ijambo gusa, ahubwo ari umuco wo kwanga kuba abasabirizi no kwishakamwo ibisubizo, self determination. Uyu munsi u Rwanda rwohereza ingabo mu butumwa bw'amahoro hirya no hino ku isi, maze u Rwanda rukagaragaza ko igihugu kigize kubura amahoro aricyo kiza agaciro kabyo kurusha abandi. Urugendo ruracyakomeza mu cyerekezo cya 2025, ariko intambwe imaze guterwa ni ikimenyetso simusiga ko u Rwanda rwatsinze iminsi ya zeru, rwahisemo ubuzima, kandi ubu rukaba ari inyenyeri imurika muri Afurika. Mbaye mbashimimwe twabanye, mbibutsa gukanda subscribe, like